Mpereye inyuma gato hari ukuntu tumaze igihe tuganiriza, twabanje kujya mu nzego z'ibanze tukaganiriza abayobozi, ubundi tugasura abaturage mu mirenge mu nama z'abaturage tukabigisha nabo tukababwira. Ariko ikintu gikomeye cyatumye tuza hano, twabonye abantu benshi badasobanukiwe uburenganzira bwabo n'uburyo bakora kugira ngo barenganurwe. Turavuga ngo reka n'abana mukiri batoya muri abajyambere tubibabwire hakiri kare. Ibyo ari byo byose ntimubura serivisi mwarenganiramo n'ubwo mukiri bato. Ushobora kujya kugura ikintu bakagusondeka cya feke, bashobora kuguta mu nzira mukunda guhara muri transport, bashobora kukwishyuza itike itariyo. Mbega nubwo mukiri bato hari serivisi mushobora kurenganiramo kandi mukaba mwakenera kurenganurwa. Icyo cyatumye tuvuga ngo reka tunabigishe mukiri n'abatoya, mukure muzi uburenganzira bwanyu. Yenda muri mwe hazavemo n'abazakora amashyirahamwe arengera abaguzi. Nari ngize ibintu bikeya, ariko nyine amakuru baduhaye cyangwa se ibiganiro batugejejeho byatumije noneho ibyo nari nzi bibimamo, kuko nari nzi ko RURA ishinzwe imikorere gusa, ariko ntabwo nari nzi ko natwe abanyeshuri twabigiramo uruhare nk'igihe duhuye n'ikibazo wenda hanze mu byo tugura nko mu ngendo. Twabonye ko wenda nko mu ngendo muri transport hari ukuntu tujya gutega nka moto cyangwa se imodoka bakongeza ibiciro bakaguhenda, cyangwa se ugahura n'ikibazo cy'uko barenza ibintu byawe wari ufite mu modoka. Ariko nabonye ko batubwiye ko icyo gihe ushobora guhamagara umurongo baduhaye 39 88. Njye namenye imva n'imvano ya RURA n'impamvu RURA ihari. Menya ko RURA impamvu ihari ari kugira ngo igenzure serivisi zimwe na zimwe zihabwa abaturage nimba zigenda neza, kandi icy'ingenzi twari turi kureba cyane ni uko RURA irengera abaguzi.